Ni bamwe mu babyeyi baturiye agace kazwi nko ku isi ya cyenda gaherereye mu murenge wa Kimisagara ho mu karere ka Nyarugenge, akagari ka Kimisagara, umudugudu wa Nyamabuye ho mu mujyi wa Kigali. Aha bagaragaza ko kuri ubu batoroherwa no kurerera abana babo muri aka gace ngo bakurane imico iboneye bitewe n'ibikorwa bihagaragara birimo urugomo, ibikorwa by'ubujura ndetse n'ubusambanyi bukabije bitewe n'abakobwa bicuruza bagaragara aha ku isi ya cyenda ku bwinshi, bityo bikarangira abana babo bishoye muri izo ngeso. Hano habaye habi kurushaho kubera guturana ku isi ya cyenda. Bishaka kuvuga iki rero? Ibintu bijyanye n'uburara hano ni hafi ya Nyabugogo. Nyabugogo niho soko y'ibirara hamwe. Noneho byongeye ni ahantu hano hari hafi y'aho Nyabugogo hari amahoteli, ubucuruzi, ububari, ibiki. Kuharerera umwana w'umukobwa yewe n'umuhungu ntabwo biri. Hari ikijyanye n'inuza cyane uburaya, ububare bwo businzi bwo butumye igihugu cyacu kigenda gihura n'urubyiruko rwishora muri ibyo bintu bijyanye n'uburaya n'ubusinzi. Bwa buraya bw'abana batoya batarageza igihe, ndavuga kubyara igihe kitageze imyaka 15, 20, 13 nabo barahari. Ntabwo rero wagombye kuvuga ngo aha wahashyira muri gahunda y'imirere nk'iba za Kicukiro cyangwa za Kacyiru cyangwa n'ahandi hagiye, cyangwa Noruveje za Karama baharacyakanyakanya kubera yuko haberamo ibibi byinshi, ubujura, ubusambanyi. Ubundi icyo nicyo cyatuma utaharerera umwana wawe umufite ari mutoya, ari umwana. Amazu menshi hari ni amarogi, umva rero ntiwatongera umwana muri rogi. Niyo wamurereye agakura birangira yijyanye ko ku ishuri ho ntiyajyayo. Iyi ngo warazambuye umwana we bamuha inzoga akiri mutoya. Ubu tuvugana indaya zose zabaye n'iz'abana 15, 14 nanakujyana mu gipangu zibamo. Ku isi ya cyenda bariya bakorera hariya ku nta mirerere y'umwana wahagirira yaba ari mu buyobe. Uyu mubyeyi we ntanasiba kugaragaza ko umwana we w'umukobwa kuri ubu yamaze kubyara atarageza ku myaka y'ubukure, nyuma yo kurarurwa n'abagabo bagana aka gace binyuze mu bakobwa bicururiza aha ku isi ya cyenda. Ubwo ngo tuvugana nanjye mfite ibyo byabaye, aje nyine kuza avuye ku ishuri atwita ariko arabyara, ariko umwana agomba namara gukura tuzoya twiyandandasure ku ishuri. Benshi mu bakobwa baturuka mu miryango ituriye aka gace usanga bararurwa n'abakorera umwuga wo kwicuruza aha ku isi ya cyenda. Abenshi muri bo ngo bakaba bashukishwa amafaranga bikarangira bisanze mu ngeso mbi zirimo ubusambanyi n'izindi. Bashukishwa amafaranga, ibyo biribwa bitaboneka mu ngo z'iwabo tujuru. Ashobora no kuvuga ati iwacu barya inyama, turya inyama rimwe na rimwe mu cyumweru. Abasore bubu ni abakene nabo, ntabwo twakubaka ngo hari umusore ukize kubera ubushomeri. Igihugu cyanyu gifite ikibazo cy'ubushomeri, niho yisanga we rero yaguye muri ya mitego runaka. Hino urabona abana batoya bari mu rugero wenda nk'imyaka 15, hano hazamo abagabo kubera ko bazi ko hakorerwa umwuga w'uburaya, haza abagabo babashaka, bikaba ngombwa nyine ko babaha ayo mafaranga bakabakoresha nyine ingeso mbi, nyine bitwaje amafaranga bafite. Ntabwo waharerera umwana, mu by'ukuri ntabwo wamuharerera bitewe n'icyo umuntu yitwaje cy'amafaranga aturutse ahandi. Ariko nuba ari umukobwa we ukamushyira mu ngeso mbi, agahita akora iyo mibonano mpuzabitsina itanakingiye hagati yabo. Guca abakora uyu mwuga wo kwicuruza uzwi nk'uburaya aha ku isi ya cyenda ni kimwe mu byo aba baturiye aka gace bagaragaza ko cyananiranye, nyamara cyakabaye igisubizo ku burere bw'abana baturiye aka gace. Kwirukana bano bakobwa nyine bazana uburaya byaranze, barabaca ariko n'ubundi baba barabigerageje biranga, n'amashambure barayafunze, ntabwo bazica ku isi ya cyenda ngo bikunde. Gusa ariko polisi y'igihugu yo ntisiba kugaragaza ko kuri ubu irajwe inshinga no kurandura ibikorwa bibi bikorerwa aha ku isi ya cyenda bigira ingaruka ku bahaturiye.
Uyu ni CIP Werarisi Gahonzire, umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali ubigarukaho. Kari agace nk'uko bivuga ni agace gatuwe n'abaturage benshi bitewe n'uko hameze, ni ahantu usanga harimo hagati turwana n'ikibazo by'ibikwangara abantu banywa bituje ubuziranenge, bityo abantu bakaza banabikurikiza. Hakaba n'icyo kibazo cy'uko hari n'abahakorera n'uwo mwuga w'uburaya. Ibyo byose nibyo turwana nabyo dufatanyije n'inzego z'ibanze, ariko cyane cyane ikibazo cy'ubusinzi n'uburaya byari bikunze kuhagaragara. Ikibazo kirazwi kandi cyatanye no gukorwaho uburyo hari abagenda bafatwe bafungwe. Akomeza ashishikariza abashuka abana baturiye ndetse n'abavuka muri aka gace babashora mu bikorwa birimo uburaya kubireka, kuko uzabifatirwamo azabihanirwa. Umuntu ufashwe aho inzoga umwana arafatwa agafungwa, ntabwo byemewe. Icya kabiri, kuba noneho wajyana umwana mu ibyo bikorwa uvuga, haramutse habifatiyemo nabwo yahanwa kuko ntabwo byemewe. Turanibutsa abantu bose bakorera aho ngaho, ubifatirwamo uzajya uhanwa. Umugabo wemewe, ariko ikindi kinageretseho kuba wafatwa ubijyanamo umwana byo cyaba ari n'icyaha gikomeye gihanwa n'amategeko y'u Rwanda, ntabwo byemewe. Bagira inama yo kubireka kuko bazafatwa kandi bahanwe. Aba baturiye aha ku isi ya 9, iyo mukomeje kuganira ntibahwema gukomeza kugaragaza ko izi ngeso mbi n'urugomo bikomeje kuhagaragara byamaze gufata indi ntera, byose bigatizwa umurindi n'ubusinzi bukabije buhabera, ariko ko ubusambanyi buhabera bukabije cyane kugeza ubwo butangiye kwangiza ku kigero cyo hejuru abana bakiri bato bahatuye ndetse n'abatuye mu tugari duhana imbibi n'aka gace, kandi ari bo Rwanda rw'ejo, ibituma basaba inzego bireba kurushaho guhagurukira iki kibazo. Ngenderuwi Patrick Muhirwa, ATV mu mujyi wa Kigali.